twongeye gushimira Imana kuri uyu munsi wacu wa kane. Twaje mu gihugu cy'u Burundi guhera ku wa mbere, batwakiriye neza. Twatangiye akazi ku wa kabiri ndetse no ku munsi wa gatatu. Turashimira Imana kuri uyu munsi wa kane yuko idushoboje, kandi n'ejo tuzabana, kandi turizera ko Imana izadushoboza. Ndumva hari icyo nshaka kuvuga mbere yuko tujya mu ijambo ry'Imana. Pastor Didier yifuje ko tuzaza, twabivuganye mbere yuko tujya mu masengesho mu kwezi kwa gatandatu. Hanyuma uko igihe cyagendaga cyegereza, nagendaga mbona bidashoboka nkurikije akazi dufite, ibyo twakoraga n'ibindi byinshi twari dufite imbere yacu. Byageze tugitangira iminsi 40, turi hafi kubitangira, numvaga bitakirimo, numvaga nsa nkaho nabivuyemo ahari, cyangwa se numva mfite impamvu nyinshi zo gutanga. Hanyuma ariko nkomeza kubwira madamu, reka tubisengere kugira ngo twumve ubushake bw'Imana cyangwa se ubugombe bw'Imana. Hanyuma neza icyo tubura iminsi mike ngo dutangire iminsi 40, nibwo numvisha ahari ari cyo gihe cyo kugira ngo tuze. Nahirukaga hano mu mwaka 2022 tuje mu bukwe bwa Debora na kabiri. Yes, twari tukiri hariya hirya. Hanyuma njya kureba umubyeyi wanjye, ndamubwira se ko Pastor Didier hari iki cyifuzo, hari izindi gahunda zihari. Arambwira iki nicyo gihe wagenda ukajya i Burundi. Rero turashimira Imana ko twashobojwe kuza. Tubazaniye intashyo z'ababyeyi bacu, Apotre Yoshua Masasu ndetse na Pastor Didier Masasu, n'ababyeyi bacu mu Mana, ndetse n'ababyeyi banyu cyangwa se babashumba banyu. Rero twaje hano batwohereje, kandi bari kumwe natwe mu masengesho, kandi ndatekereza ko mu gihe kitari cyakure nabo bashobora kuzagera ahangaha bagakandagira ahangaha. Ese murabyishimiye? Aba bakozi b'Imana, abe Pastor Desire cyangwa se Pastor Didier, tumaranye imyaka hafi 11 tuziranye. Muri iyo myaka 11 twakoranye ibintu bitandukanye, twahuriye muri gahunda zitandukanye, cyane cyane za BCC cyangwa se muri gahunda zitandukanye za Restoration Church. Ariko hari ukuntu Imana iguhuza n'abantu ukamenya uyu ntabwo ari umuvandimwe gusa, uyu ni umuntu Imana ikwegereje kubw'impamvu. Rero ibyo iyo ubimenye ntago ubifata nk'ibisanzwe. Cya mbere, haba hari impamvu Imana ibikoze. Icya kabiri, haba hari ikintu umuntu Imana itumye muhura kizaba cyangwa kizakorwa mu nzira zawe cyangwa mu buzima bwawe. Rero Abundant Life, kimwe mu bintu duhuriyeho nuko twese turi muri Bible Communication Center, kandi turi mu insengero ebyiri za mbere mu Burundi, Abundant Life, ndetse no mu Rwanda ishengero turongoye ariyo Kingdom Believers Church. Nizo za mbere zumvishe Bible Communication Center tudaturuka muri Evangelical Restoration Church. Rero icyo tugihuriyeho, kandi nta numwe muri twe washyizemo imbaraga ze, ni ibintu Imana yikoreye mu buryo bwayo. Icyo rero kiduha uko guhuza, kuba duhuriye ku mubyeyi umwe, kuba turi munsi y'iryo yerekwa rya Bible Communication Center, no kuba tutari abo muri Restoration Church. Hari igituma Imana ibikora kugira ngo tugaragaze ishusho yuko BCC ntabwo ari Restoration Church, kandi yuko ababyeyi bacu ntabwo abo bitaho ari abo muri Restoration Church gusa, bita no ku bandi, kandi bakaba babaha ibyo bakeneye, banabaherekeza. Rero Abundant Life muratwikiriwe, kandi ntacyo muzaba. Ntabwo mwabyumvishe neza, ndabisubiramo. Kugira urusengero ni ikintu kimwe, gushumba urusengero rurimo abantu n'ibintu ni ikintu kimwe, ariko gutwikirwa ni ikindi kintu. Muri Bibiliya abantu bose bashoboye kugira ibyo bageraho bari batwikiriwe, bari boherejwe, bari bafite umuntu Imana yashyize imbere yabo kugira ngo abatwikire. Rero ikiyo kibuze abantu rimwe ntibabimenya, ariko ntumenye igihe umwanzi yakurasiye,
ntumenye igihe yagutikuriye, ntumenye igihe yagukuriyeho, wisanga uri hanze y'umuhanda. Uyu munsi abundant life kuba ari urusengero rukiriho muri igihugu cy'u Burundi, muri Bujumbura, ari urusengero rugihagaze, noneho nongereho ruri iwabo. Ibintu by'urusengero bimazemo imyaka, nakijijwe 98 itangira, 97 isoza, ndabimazemo imyaka, ndabizi. Nzi uburyo urusengero rwangirika, nzi uburyo urusengero rukomera ariko rudakomeye, nzi uburyo urusengero rugira abantu babyigana ariko nta mana ihari, nzi uburyo urusengero rupfa, abasambanyi, abajura n'ibindi byose nta buzima burimo, ariko nzi n'urusengero rurimo ubuzima. Rero hano hari ubuzima. Yes, hano hari ubuzima. Niyo mpamvu niba ukiri mu kwibaza niho siho, niba ucyumva ukeneye kubitekerezaho, reka rwose mbikubwire nk'umuvuye hanze, nk'umunyarwanda mwene wanyu, hano hari ubuzima. Kandi bene ubu buzima ntabwo babubona henshi. Muri iki gihe turimo 2024, muri kinyejana turimo, bene ibi murimo murumva ntabwo babibona henshi. Rero ndasaba nk'umuntu w'Imana, iki kintu mugifate, iki kintu mucyubahe, iki kintu utazagitakaza. Dufite imvugo iwacu mu Kinyarwanda ntago nyikunda ariko kandi irahari. Baravuga ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Nano muragira. Buriya hari igihe utamenya ibyiza biri iwanyu, ukajya urunguruka ibyiza biri ahandi. Kera tukiri abana, njye nakuriye mu muryango uri muri classe moyenne, ntago twaryaga inyama kenshi cyane iwacu. So iyo iwanyu babaga batetse inyama, ntago wakiniraga kure cyane. Ko musetse hari abandi bameze nkanjye. Ntago wakiniraga kure cyane, wakiniraga aho hafi, kuko uyu munsi kandi ugakoresha ushoboye ntagire inshuti nyinshi mutahana, kuko uyu ntago ari umunsi wa visite, mwaza visite undi munsi, ariko uyu munsi ntago bicamo. So rero hano ni iwanyu, muhakunde, uhakunde, ujye uhaza atari gahunda y'amateraniro, ufate inguni hariya usenge, ujye uhaza urebe ikintu wahasiga nka memoire, uzajya wibukiraho, ujye uhaza wumva uje mu rugo. Kuko yewe mu bitekerezo byanjye nk'umuntu w'Imana, nubaha gutunganya inzu y'Imana kuruta iwanjye mu rugo iwanjye. Kuko niba nyubaha nk'Imana, aho mpurira nayo ndahubaha cyane. Ntabwo numva natekana ninjiye mu rusengero, intebe ziteye gutya, ibitaka. Ntabwo nubwo uje gusenga Imana kandi irakumva, kuko yo yiyemeje kubera hose icyarimwe. Ariko ese ntitwayitunganyiriza heza? Ntitwakora ibintu byiza? Rwose pastor, nashaka gushimira, nashaka kubashimira abashumba n'abadiyakoni n'abandi bakozi b'Imana, yuko mwatunganyije ahantu neza, mukahitaho hagasa neza. This is good. Rwose ibi ni byiza, ibi ni byiza, harasa neza, harahumeka, hari akajaride hari imbere. Watumira umuntu ukumva uri fieri, ariko uzi umuntu ujyana iwanyu utari fieri. Hari abana twajyaga tubaza ngo iwanyu ni hehe, bakubwira ngo umanutse ugatambika, kongera ukazamuka, hanyuma ukazongera ukamanuka cyane, ntashaka kuhamenyara, akugira gutya kugira ngo utahamenya. So nuko ntabwo ari fieri ko kujyana iwabo. Ariko ni byiza ko iwacu tuhatunganya. Hano tuhakirira amasezerano, hano tuhakirira indwara, hano tuhagirira urushako ruzima, hano abana bacu barahavukira, hano Imana ihaduhera promotion, hano hari igice cy'ubuzima bwacu gikomeye cyane. Itorero ntabwo ari ahantu dusura, ntabwo ari ahantu tujya kubera okaziyo. Itorero ni ahantu igice cy'ubuzima bwacu kiri, ni ahantu dutanga amashikanwa Imana igatubura, ni ahantu tujya Imana ikaduha urubyaro, ni ahantu tujya Imana igakiza indwara, ni ahantu tujya Imana ikabohora ibyacu, ni ahantu tujya Imana ikumva gusenga kwacu, ni ahantu tujya tugasuka imitima yacu. So hari igice kinini cy'ubuzima bwacu ku itorero.
nubwo itorero rikubitika hirya no hino, nubwo hari amatorero ayobowe n'abesikoro, nubwo hari amatorero ayobowe n'abatubaha Imana, ariko amahirwe mufite itorero ry'abantu bubaha Imana. Be part of the church, ube umwe muri itorero, ushyiremo ibyawe, ubwenge, ubushobozi. None se mvuge nta kibazo. None se ko banke igiye guha abantu akazi idatoragura mu muhanda, ishaka abantu bari selectionné, bize rimwe banke zimwe zijya mu university akomeye zigatoranya abantu bafite amanota ya mbere bakabatoranya, yarabiga civil engineering cyangwa se muri engineer barabatora bambere 10 bambere bakabaha akazi batararangiza kwiga. Kubera iki? Barabakeneye. Ariko ni mu itorero dushaka ko umuntu akorera Imana ashaje. Nukuvuga Imana tuyiha ibisigarizwa. Nukuvuga ngo Ecobank irabanza kurema isupu yose niyimaramo, ageze muri 55 ubwo nibwo agiye gukorera Imana. Ipanda imaze guhengama gutya, urukweto rurahengamye, imbaraga amenyo atangiye gushiramo, ubwo niwe ugiye gukorera Imana. Iyo myumvire tugomba kuyihindura. Ndibwira ko rwose ni igihe duhindura imyumvire. Nakorera Imana ndi umujene, nakorera Imana ngifite imbaraga, nakorera Imana ngitekereza, nakorera Imana ngishoboye, ngifite amaproje mazima, nkabishira mu nzu y'Imana. Kuko erega biratugororera ibi bintu. Iraduhemba. Byemaze imyaka 20 mu rushako, ariko data umbyara namenye ubwenge yarabivuyemo. Ku myaka 5 papa na mama bari baratandukanye. N'uyu munsi barinze bapfa batarambwira icyo bapfuye, barinze bagenda batarambwira icyo bapfuye. Ntago nashoboye kumenya icyo bapfuye, ariko namenye ubwenge tutabana. Hanyuma jewe nubuhe budahangarwa mfite, nubuhe gukomera mfite kuba nkimaze imyaka 20. Iyo ni inzu y'Imana yabimpaye. Ibyo mbikura ahangaha. Kuba ntarakubita umugore wanjye urushi mbikura ahangaha, kuko nahuriye n'Imana irambwira gasopo uzamukoreho uzambona. Ibyo bituma nahangaha hano nize guha Imana ikanyongera, ikanyuzuriza, ikampa gutura, ikampa iwanjye. Hano ni mu rugo, hano hari igice cyanjye kinini kiri ku nzu y'Imana. So hano muhakunde. Haleluya. Twihuse, ndashaka kuvuga kugira amaso y'umwuka asobanukiwe isi y'umwuka. Ijambo isi y'umwuka mu Kirundi ni sawa, rirumvikanye. Ndashaka kuvuga isi y'imwemu. Yes, ninza koresha isi y'imwemu munyumve, ninkoresha isi y'umwuka muze kunyumva. Nishaka kuvuga gusobanukirwa cyangwa se kugira amaso asobanukiwe isi y'umwuka. Kubera iki navuga isi ya mwemu cyangwa se isi y'umwuka? Nuko je nawe isi turimo, iyi tugendamo, ntago iyoborwa n'abantu gusa, ntago iyoborwa n'ubwenge gusa, iyoborwa mu isi itagaragara, hanyuma tukabona ibintu bigaragara birimo birakorwa. Nta kintu na kimwe kiba kuri ino si kidategekerwa mu isi itagaragara hanyuma kikaza mu isi igaragara. Iyo rutarasobanukirwa imikorere y'isi itagaragara, ugira ngo isi ni iyi ngiyi, ni ibyatsi, ni amazu, ni abantu. Nono isi itagaragara niyo itegeka isi igaragara. Rero nk'ubwoko bw'Imana, nk'abakunzi b'Imana, nk'itorero, nitwe tugomba kugira amaso asobanukiwe isi itagaragara. Kuko iyo wayimenye nibwo ubasha gukora mu isi igaragara, kuko uhumekewe n'isi itagaragara. Isi itagaragara igizwe n'ubwami bw'Imana tutabonesha amaso yacu, n'ubwami bw'umwijima nabwo tutabonesha amaso yacu. Niyo mpamvu hari amagambo amwe namwe yewe ntajya nemera ko abaho. Ijambo aksida buriya ni imvugo yacu hano, ariko ubundi ijambo aksida ntago ribaho, nta mpanuka ibaho. Muyandi magambo, icyo tubona cyose gikorwa haraho kiba cyatangiriye, haraho kiba cyategekewe, haraho kiba cyavugiwe, tukakibona gishyirwa mu bikorwa, ariko haraho cyategekewe. Ijambo chance ntago ribaho, ijambo coincidence ntago ribaho. Ni imvugo yacu hano ku isi, ariko icyo tubona cyose haraho gitegekerwa,
haraho kivugirwa kikaba exact hano kwisi tukacyita impanuka cyangwa chance cyangwa coincidence, ariko mwisi y'umwuka there is no such a things. Hago bibaho. Ndabaho urugero. Bibiri ivuga ku mugabo witwa umugabo witwa Yobu. Yobu yazindukaga agasengera abana be, agakunda Imana, akubaha Imana. Umunsi umwe abana b'Imana bajya imbere y'Imana. Bibiri avuga ngo nuko Satani nawe abagenda inyuma. Hanyuma Imana iramubona iramubaza ngo uvuye he? Aramubwira mvuye kuzerera isi nyine nkuko nsanga unyizerera. Aramubwira wabonye umugaragu wanjye Yobu? Naramubwira yego namubonye. None se wamubonye ko anyubaha akantinya akagenana nanjye? Undi ati yabuzwa n'iki kubikora ko wamuhaye ubutunzi. Imana iravuga oya, Yobu ntabwo nyuhahira ibyo namuhaye, anyubaha n'umutima we wose. Kugira ngo nkwemeze ibyo nkubwiye ndakwemereye, genda umukoreho. Ukore ku bintu bye, we ntumukoreho. Ukore ku butunzi bwe, ntumukoreho. Biravuga ngo Satani ava imbere y'Imana. Ndashaka gushaka iyo shusho. Kugiye yosoma Bibiliya hari amashusho nshyiramo kugira ngo nyumve cyane. Hari ukuntu Bibiliya nyisoma ngashaka kuyumva mu buryo bundi. Mbona Satani ava imbere y'Imana yiruka avuga ndamurangije. Naho ikibazo cyane, Yobu ibyamubayeho ni impanuka. Ndabaza ibyabaye kuri Yobu ni impanuka. Eske Yobu ibiganiro byahabaye yarabizi? No. Yobu ibiganiro byakozwe yarabizi? Oya. Ariko yagiye kubona ibintu bimuguyeho kuko hari aho byavugiwe. Hari ikiganiro cyabaye mwisi itagaragara, hanyuma Yobu abonye ibintu biri gushirwa mu bikorwa mu gihe cye. Ibyo n'uyu munsi biracyakorwa. Bibiliya ngo nuko impapuro ngo mu ijuru ibitabo birabumburwa, baravuga. Bibiliya avuga ngo nuko umwanzi aravuga ngo tumureke tuzongera kumutega ukundi. So tubona muri Bibiliya henshi abantu bagiye bahura n'ibintu ariko hari aho byategekewe. Rero ndashaka kuvuga uyu mugoroba ibyagiye bikorwa byavuzwe n'abantu b'Imana, byategetswe n'abantu b'Imana, cyangwa se Imana yabaciyemo bakavuga ibintu hanyuma bigakorwa. Twihuse Itangiriro igice cya 13 guhera ku murongo wa mbere. Twihuse Itangiriro Genesis cyangwa se Genesis igice cya 13 ndasoma. Abraham avana muri Egiputa n'umugore we n'ibyo byose, na Loti ajyana nawe bajya i Negebu. Abraham yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. Murongo wa kabiri, Abraham yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. Mu yandi magambo haraba Imana yatungisha kandi bakagubwa neza. Muvuge mutemene. Kanumva babyizera bavuga batemene. Okay. Aragenda Vinegebu agera i Beteli. Ageraho mbere yabanje kubamba ihema rye hagati y'i Beteli na Ai. Ahari igicaniro yubatse mbere. Abrahamu yambara izina ry'Uwiteka. Kandi Loti wagendanaga na Abrahamu yari afite imikumbi n'amasho n'amahema. Ibyo ni inkuru bavuze Abrahamu, bavuze mwishywa we cyangwa se umwana wa mukuru we, bavuze uko bagendaga n'ibintu byose. Hanyuma umurongo wa 6 haduka ikintu. Icyo gihugu nticyabakwiriye kugituramo kuko ubutunzi bwabo bwari bwinshi bibabuza guturana. Aha rero ejo we nashobora kuzinjiramo. Yes, hari Abraham, hari Loti. Abraham afite ubutunzi ariko n'uyu mwana afite ubutunzi, ariko Imana ihamagara ntabwo yahamagaye Loti. Imana yahamagaye ndera Abraham. None ubutunzi bwabo bubaye bwinshi, hanyuma habaho intonganya z'abashumba b'inka za Abrahamu n'abiza Loti. Kandi muri icyo gihe abanyakanani, abaferezi babaga muri icyo gihugu. Abraham abwira Loti ati he kubaho intonganya kuri njyewe nawe no kubashumba bacu kuko turabavandimwe. Mu yandi magambo ntagire intonganya ziba hagati y'ibyanjye n'ibyawe. Niba uri umunyabwenge izi ntonganya wazitunganya kuko ni njyewe. Mu yandi magambo ni njyewe muyobozi. Ndashaka sinshaka kubitunganya, wowe ugenda ubitunganye. Izo ntonganya zihari ugenda uzikemure nk'umwana uzi ubwenge. Rero ababyeyi bakuze hari igihe bavugira mu makoti.
umwana w'ubwenge rero amenya kudekoda icyo umubyeyi yavuze. Nkomeze bivuge buriya hari ababyeyi batavuga gutya, avuga ijambo akoresha kode mu mvugo ye bikagusaba ubwenge kudekoda icyo yavuze. Umwana utangiye gukura rero amenya amakode ya papa, amenya amakode ya mama. Ndabaha amakode amwe namwe. Kera najyaga nzerera kimwe wena n'abandi bari hano bameze nkanjye bagiye bazerera. Ukazerera kweli, ugahera mu gitondo kata karitsiye gauche droite manuka zamuka, hanyuma bwatangira kwira ukibuka kuri bugiye mu rugo, kandi urwo rugo ruramo mama uri kare ukomeye ukaze. Kugira ngo ruhingukemo ntago wasaga gutya uko wishakiye, nono wabaga ubizi wa mukecuru ndamucaho uyu munsi. Ntago wacaga mu irembo, wacunganaga hirya ukiri kure ukabanza ukareba muvuma za mama uko zimeze, ugacungana n'ibintu uko bimeze. Wagira ibyago mukaba mufite umukozi wo mu rugo mutumvikana, waturukaga hirya agahita avuga dore ngo waraje, mbese agira ngo ariko iyo umwana ubwenge hari igihe baguzi ko dukoresha kuri mama kugira ngo urwinjiremo, cyangwa se ukaza kuba bavuze ngo yatashe, iryo jambo gusa yatashe, ubwo aravuze reka mu yandi magambo aho ndi bumubonere arambona. Rero Abraham avuze ijambo ririmo kode, he kuba intonganya hagati yanjye nawe. Ubundi muri church family ntago hagombye kuba intonganya hagati y'umwana n'umubyeyi. Umwana amenya gukemura, amenya kurangiza, amenya gukuraho intambara, amenya iri jambo. Nkeneye ubwenge. Umwana wahagurukiye umubyeyi we, Imana ntago intervene. Nta namwe muri Bibiliya muzumva umwana wahagurukiye umubyeyi we Imana izagira ikivuga cwe iracece kubera iki? Itegereje umubyeyi icyo ari buvuge kigashirwa mu bikorwa. Ariko umubyeyi wahagurukiye umwana muri Bibiliya Imana irintervene. Kubera iki? Nta wundi usigaye wo kumuburanira, nta wundi usigaye wamurenganura, ni Imana yonyine. Umunsi Dawidi yahagurukiye umugabo, uriya akora ku mugore we, Imana iravuga Dawidi uyu munsi urambona, uyu munsi urambona, ndakubaga urambona, watinyutse abagore bose ntabawe, abo ufite nakonge nishoreke, ni gute watinyutse ugakora ku mugore wa Uriya, hanyuma ntunezezwe ukohereza urwandiko ugaha Uriya rumujyana kumwicisha. Uriya nyigisha byinshi we. Uriya bagize basambanya umugore we, bamutera inda. Uriya baramuzana baramushukashuka ngo arebe ko yagera mu rugo, basi yinzire muri saro gusa biranga. Kabiri Dawidi aravuga oya, umugabo n'urya ibye. Ubwo navuga mu isuko bavuga, mu isi baravuga ngo umugabo n'urya ibye akagira gutera akiyongeza n'iby'abandi, mu isi niko bavuga. So Dawidi aravuga okay, yandika urwandiko, yandikira Yowabu uyu mugabo umushyira imbere, hanyuma urebe aho amacumu akomeye bamurangize. Baruha Uriya abari urutwara, uzi gutwara urwandiko rwo kukwicisha. Imana irebera avuga Dawidi, ariko Dawidi ibintu urimo gukora ni biki? Dawidi ibintu uri gukora ni biki ko nakubonye? Uriya agenda nk'umwizerwa, arudepoza nk'umwizerwa, hanyuma Yowabu nawe arexekita. Ndabaza Uriya ibyakorewe ibwami hagati ya Dawidi na Yowabu, Uriya yarabizi? No. Uriya apfuye ntago bavuze ngo oh no, kubera iki yagiye imbere aho amacumu ari bakamwica. Ariko no, Uriya ntago yishwe na accident, hari aho byavugiwe, hari aho byateguriwe, hari imvugo yabanje gukorwa, hari inama zakozwe. Uriya apfuye Imana iravuga Dawidi uyu munsi je nawe turabonana. Imana yohereza Natani aragenda aramusobanurira, Dawidi kubita imbere Imana inkuru murayizi. Ariko umunsi Absalomu yahagurukiye Dawidi, nta na hamwe mwumva umuhanuzi Natani avuga. Cwe Imana yaracecetse. Igihe bene Kora bahagurukira Mose, Imana cwe yaracecetse. Kubera iki? Imana ibitegereje umubyeyi gutanga itegeko. Naho hano Abraham abwiye Loti, wa mwana we ko ndeba birebazo by'abashumba wabitunganya, aho kugira ngo abintonganya
wabikemura. Ariko Loti yarafite amaso atareba, ntabwo yitegerezaga, yarazi ko ibintu ari ibintu byo kugira inka, byo kugira imikumbi, byo kugira zahabu, ariko ntakamenye uyu mugabo niwe utumye ntunga. Muranyemereye mvuge, hari abantu baza mu itorero bameze nabi, murabo nanjye ndimo naje mu itorero bameze nabi, hanyuma Imana ikagenda itunganya gahoro gahoro, ikarekitifiya ahangaha, igatunganya ahangaha, igafungura, igashyiramo, igakuramo umwanda, igashyiramo ubuzima, igatunganya, ikomora, igasana, igakora byose. Hanyuma wagera imbere ugatangira kurya gake utaranarya, ugahita uzamura intugu, ugatangira kujya ubwira pasiteri, nta mwanya mfite, aho nzabonera nzaza, uri umupfapfa. Wowe inzu yagusanye utangiye kwireba ijisho. Ikinyarwanda hari imvugo bavuga ngo nta hoteli w'igisabo. Yani magambo uracyubahira hariya. Rero Loti ntabwo yagize ubwenge. Abrahamu amubwiye ngo bira ibibazo bikemure. Loti yumva nabi, agira ngo ni igihe nawe cyo gukura, cyo kwaguka. Ndemera ko muri Bibiliya habaho diviziyo z'ubwoko bubiri. Hari diviziyo nziza runaka, turabona akuze kandi Imana irimo iravugana nawe kujya gutangira undi murimo utari abundant life. Reka tumusendere, tumwohereze, tumuheshe umugisha, tumushake n'amashikanwa, tumwohereze, tuzajye tunamusura, tumuhe n'abana bamuherekeze. Uko ni ugutandukana kwiza. Ariko uwo rimwe na rimwe ajya kuri kondisiyo, tegereza igihe nzakubwirira. Diviziyo ya kabiri n'uzamura intugu, nanjye nzi kuvuga ubutumwa, nanjye nuzuye umwuka wera, kwanza ab'inginzi bose baranyumva. Ukajya kumva pa yatangiye paruwasi, yatangiye urundi rusengero hariya Bijumba Church, hara ku ruhande niyo ashumba. Yagiye ntuzi igihe yagendeye, ntuzi abo yatwaye ko yabatwaye. Iyo diviziyo nimbi. Iyo rero ukoze ibyo niko bizamugendekera. Abazamukubitira, abazamuciramo nabo bazagenda batangire Birayi Church, undi azatangira Bitoki Church. Nuko amasengero amwe namwe ameze yatangire muri diviziyo. Imana ishimwe ko abundant life ntawe yigeze ikatiramo kugira ngo itangire. Icyo muzahora mugishima, kuko nta muntu numwe uzakatira itorero. Nuzabitekereza ntago azamenya ikimubayeho. Kubitekereza gusa pastor, nabitekereza ntago azamenya ikimubayeho. Haleluya. Uriya baracyankundara. Haleluya. Gira gutya. Aka ni akantu ka Bishop John. Gira gutya. Turakomeza duha umurongo wacu wa 9. Yes. Mbese igihugu cyose ntikiri imbere yawe, ndakwinginze tandukana nanjye. Nuhitamo kujya ibumoso nzajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo nzajya ibumoso. Murongo wa 10 niho ruzingiye. Bibiliya iravuga ngo Loti arambura amaso. Yango munkurikira, agira gutera, arambura amaso, arabona. Ayiwe, arambura amaso Loti agira gutera, arabona. Ikibaya cyo ku ruzi Yorodani cyose cyari kinese hose. Uwiteka atararimbura Sodoma ni Gomora. Icyo kibaya kugeza Isowari cyari kimeze nka yango by'Uwiteka, nk'igihugu cya Egiputa. Nuko Loti yihitiramo. Vuga uti yihitiramo. Subiriramo, yihitiramo. Mwana w'umusore Imana yakuye onkre we ahantu, uyu mwana agenda amukurikiye. None bageze mu nzira, uyu mwana wamaze kuba gangi, maze kuba umusore nawe, arumva nawe amaze kugira agatuza. Hanyuma onkre aramubwiye, peti, aho kugira ngo dushwane, gira ubwenge, nujya gauche najya droite, ariko nguhaye amahirwe. Biravuga ngo uyu mwana yihitiramo. Umwana w'ubwenge ari kumubwira onkre, erega niwe naje nkurikiye, mpitiramo. Icyo umbwira uko ndakora icyo. Uri umubyeyi, uri umuntu w'Imana. Sinumva Imana ivugana nanjye, buri cyose ivugana nawe. Inzira zose twaciyemo, nakubonye wubakira Imana ibicaniro, nakubonye utegereza Imana, nakubonye ufata inzira ugenda ahantu utazi, utegerejwe ry'Imana. None ntago nihitiramo, mpitiramo. Abana bazi ubwenge, abana bagira ubwenge, bagira amaso areba, bakagira n'amatwi yumva, bategereza iyi decision ntayo ndi bufate. Wowe mbwira icyo gukora. Hanyuma biravuga ngo Loti yihitiramo ikibaya cyose kuri Yorodani, ajya iburasirazuba. Bagira gute? Baratandukana. Abrahamu atura mu gihugu cy'i Kanani, Loti atura mu midugudu yo muri cya kibaya, muri cya kibaya. Yimura ihema rye agera i Sodomu.
kandi abasodomu bari babi, bari abanyabyaha, bacumura kubiteka cyane. Kandi umwana yagize gutera, niho yahisemo. We yabonye ubwatsi bw'inka, we yabonye aho azaflorishinga, aho azashisha, aho azatoha. Yabonye ahantu ibintu byo bizagenda neza. Hano nzaragira, nanjye onkera azamenya ko ndi umugabo. Umunsi umwe nzamugarukira narabaye nanjye umugabo. Nibwo azamenya ko ndi umugabo. Umunsi umwe azamenya ko nanjye ntari imbwa. Ariko ntabwo azi yuko hari ibyo muzehe yabonye utabonye. Mu gihugu cya Ghana bafite imvugo ivuga ngo icyo umubyeyi abona yicaye bisaba umwana kurira igiti kugira ngo akirebe. Icyo umubyeyi areba agaramye gutya, muzehe akireba gutya asa nk'atakibonye. Umwana bimusaba kurira igiti kugira ngo azakibone. Abrahamu hari ibyo yabonye. Uyu musore biravuga ngo yihitiramo, ngo arebesha amaso ye. Ibi njya mbivugaho, pastor nyamivugaho. Cyakurya ukabona umwana w'umusore muragendana mu rusengero, murakorera Imana, urabona afitemo zere y'Imana. Hano ukamubwira peti, ujye witonda, ibintu byo gushaka witonda, ugende gahoro. None akagira ngo urimo uramwima amahirwe. Sindakwima amahirwe ko nta wa kabiri nzarongora, ko ari uyu nguyu wanjye gusa. Amahirwe nk'Imana ya urumuna papa, hari ukuntu atatubuza n'iki, ukagira ngo uramwima umugore se ngo ugire uwa kabiri. Ariko uramubuza utazakora amakosa, utazareba ibishashagirana, ugira ngo ni zahabu. Reka ngo mpavuge n'igihe hejuru. Kubona umukobwa, umwana hano muri washiptimu, mu binginzi, mu protokole, mu kazi, arakorera Imana, ukabona ari potential, ukanarota ibyo azaba byo. Hanyuma sinzi ibinyugunyugu bimufata, kumva arashaka kubwiye ngo nkundana n'umuhungu. Wahe se umuhungu mukundana? Urumva ngo asengera kwijabe mu rusengero runaka. Ukashaka izina ry'urusengero ubwaryo kuzarimenya nturizi, ukazashaka izina rya pasiteri ntabwo urizi, ukazumva neza umwana mukobwa buretse ngoya bwira ngo ugatangira kubona ingendo yahindutse. Utangira kubona muri worship team asigaye aza gake, utangira kubona mu binginzi asigaye aza yarareza gatuza gutyo, ukabona agiye neza, ukamenya uyu afashe icyemezo kibi kandi ingaruka zagaragara. Rero yewe ngira imvugo ivuga ngo buri kintu, buri mbuto yose ibibwe izagira umusaruro mubi cyangwa mwiza. Uyu munsi ntabwo turabona imbuto, ariko imbuto zizaza. Ntawe uhisha ko atwite. Ubihisha amezi 3 ntabwo uzabihisha amezi 4, ubihisha amezi 5 ntabwo uzabihisha amezi, ubihisha amezi 9 tuzamenye. None ahisina ntitubimenye, ntabwo uzazihisha uruhinja. Tuzabimenya burya warabyaye. Mu yandi magambo wari ugize gutera, mu yandi magambo wari utwite. Yewe na bamwe bababyara akakabyara gatakajyana mu cyaro kwa mukecuru kagasigayo. Kera tuzamenya burya kakana na kadada runaka. Biravuga ngo uyu mugabo yihitiramo. Abasodoma bari babi, ari abanyabyaha, bacumura kubiteka. Ngiye kubaha amakuru make y'uno mugabo. Umugabo yaragiye atura Sodoma na Gomora, amakuru murayazi. Hanyuma Imana ihitamo kurimbura Sodoma na Gomora. Imana yohereza marayika kubwo kwinginga kwa Abrahamu. Marayika agenda ngo amukure. Umugabo asanga kumba umugabo ntavuga butumwa yakoze, ntabwo yigeze yagura ubwami bw'Imana. Bagiye kubakazana be barabaseka, bagiye ngo barabaseka, barabwira ibintu muri kuvuga ntibibaho. Kubera iki? Barafashe umugore we yishakiye ubwe, yari yaramaze gupata Sodoma na Gomora, yarabaye pati ku buryo kuvamo byaramunaniye. Yateye intambwe aravuga Sodoma sinakuvamo, ahinduka inkingi y'umunyu. Uyu mugabo Loti azamuka n'abana be babiri b'abakobwa, babiri bonyine, agera ku musozi. Abakobwa rero bamwereka ko bafite afirmisma ya Sodoma. Aravuga ariko uyu musaza utujyanye aha hantu arabona tuzabona abagabo. None aferingiye ibyo twigiye Isodoma nuko babigenza, muzehe uramusindisha agasinda, hanyuma ukaryamana nawe akagutera inda. Abakobwa babiri baryamana nawe, babyara abana aribo ba Mowabu, n'abamowabu kazi ndetse n'abamoni. Abo babiri, abamowabu n'abamoni, babaye intandaro y'urubyaro rwa Abrahamu ikomeye cyane. Babyawe n'umuntu wirebeye yihitiramo, ariko ntiyategereza icyo Imana yamuha.
ndasenga muri iyi minsi turimo 40 Imana iguhumura amaso, witonde muri shwa z'ubuzima bwawe, witonde mu byemezo byawe, witonde mu byuhubukira gukora. Hari isoko baguha, mu byita amasoko, tenda nayo na amasoko. Hari isoko ubona ukavuga iri ndibonye nakira, ariko warunguruka neza ukabona iri ngiri ryaguhitana, iri ryakwica. Hari umukobwa ubona ukabona uyu yaba umugore wakwegeza amazuru ugasanga Imana ikakubwira wapfa. Hari abana nyambwira uriya mukobwa wakunze bumwihoreye burese kuko ndacyadiringa nawe, ahubwo si papa burese kuko uriya ntago umuzi, ubwo simbimubwira ariko ndabizi. Uyu mwana namukoreye de France, nyirakuru araraguruka muri Kigali, ni umushimiste uguruka. Ijambo umushimiste rirumvikana, akora shimi ku buryo nijoro araraguruka muri Kigali. Ubu uriteguye, nareba imisengero no muhungu, nareba nyirakuru nkavuga uyu mwana azashobora guhanduringa grammaire uguruka. Ubwo niba grammaire aguruka, mama we ngiye kunyemerera nsimbuke njye mu gitabo cy'abami ba mbere, igice ni cya 16. Abami ba mbere igice cya 16 umurongo wa 34, cyangwa se reka mbasabe duhere muri Yoshua igice cya 6 umurongo wa 26. Yoshua igice ni cya 6 umurongo wa 26. Thank you. Yoshua 6:26. Bibiliya iravuga ngo icyo gihe Yoshua arabihanangiriza arahira ati, umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Uyu ni umugabo witwa Joshua, amaze gusenya Yeriko, amaze kwikubita hasi, abonye imbaraga z'Imana zikora, arangije akora indahiro, aravuga uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, igihe azahaterera inzugi z'amarembo azapfushe umuhererezi we. Yoshua ari ku ijambo arigendera, arakomeza aratsinda, aranesha. Abayisiraheli baricara muri Kanani, baratura, imyaka irashira. Abami ba mbere rero igice cya 16 duhasanga inkuru yindi. Abami ba mbere ku ngoma ya Ahabu, umugabo witwa Hiyeri w'i Beteri yubaka i Yeriko. Yaguze parcelle, yaguze ikibanza nk'undi mugabo wese. Abonye deal, baramubwira hari ikibanza kigura make, umva ni gutya, kandi autorisation de bâtir ni direct, kandi wemeye kubakisha rukarakara ina irahabara, rukarakara ni itafari ry'ibyondo. Iwacu hari igihe bari baraziciye ariko zirimo ziragaruka. Kamuye ni magambo biroroshe kuhubaka, none ni deal, arimo arashaka amafaranga make. Umugabo witwa Hiyeri aragiye araguze yubaka i Yeriko. Igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana we w'imfura witwaga Abiramu. Ndareba umuryango wa Hiyeri uri kurira, imfura yacu Abiramu arapfuye. Uyu mwana azize iki? N'abaturanyi bamuroze. Uyu mwana azize iki? yariye isumu. Uyu mwana azize iki? Baramugiriye ari ku ishuri kubera ko ari umuhanga cyane. Uyu mwana azize iki? Izi nizo nkuru, nizo speculation tujya tugira iyo twagize ibintu duhura nabyo. Dufite uburyo dushaka amazina tubyita. Muri no minsi hateye malaria ikaze irimo irica. Muri no minsi monkeypox imeze nabi. Iwacu hari amazi minsi yitwa Marburg. Dushaka amazina ariko ntago bazi uyu mwana nta ndwara azize. Uyu mwana nta ndwara azize. Uyu mwana azize amakosa ya papa. Papa ntabwo azi ko hari ijambo ryavuzwa ahantu imyaka iraziritse. Igitangaje rero, amagambo avugiwe mu isi y'umwuka ntaho ajya. Imyaka 100, imyaka 200, imyaka 300 ntaho ajya. Kubera iki? Isi y'umwuka ntivaho, ntishira. Abantu barashira ariko isi y'umwuka ntishira. Niyo mpamvu bimwe mu bintu maze imyaka kandi Imana izantabara ni ukumenya nuhe muzimu uba muri Grarake. Nuhe muzimu iyo bitari muri Kongo, babiri Burundi, babiri mu Rwanda. Uyu ninde wari ku ijambo?
nuhe mwami wari, nuhe mupfumu wavuze, nuhe musazi wavuze, ninde? Kubera iki ikintu kihari, hari umuntu wari ku ijambo. Iki gituma u Rwanda n'u Burundi bitaba abavukanyi ba vrai ariko nyabyo. Kanajya kure ariko ye ntago mbyita uko abandi babyita. Hari gihari kandi ni itorero rya gikemura. Ni itorero rya gikemura kirahari, kiziritse ahantu, kiri ahantu mundi bahantu tutazi, ariko Imana yadutabara twamenya icyo ari cyo tukakibomora, ubuzima bugatemba. Uyu mugabo yubatse inzu, agishyira amarembo, imfura yepa barashyingura, babishakira impamvu, babyita amazina. Ndakomeza ngo ashinze ayo marembo apfusha umuhererezi we witwaga Segebu, nk'uko Uwiteka yari yaravuze abivugiye mu kanwa ka Yoshua mwene Nuni. Yoshua ntagihari, Yoshua yarapfuye, Yoshua yaratambutse, generasiyo zarashize, ubu bari mu gihe cy'abami, ariko ntago bazi ko ari ijambo ryarekuwe. Rero iminsi 40 icyifuzo cyane niryo sengesho ryanjye. Ese ibintu ucamo nta jambo ryaba ryararekuwe ahantu riziritse, rimo riratera konsekanse y'ibyo uri murabamo. Umuryango ufite abakobwa beza biteguye kurongorwa, ariko nta n'umurongorwa. Bose babyarira mu rugo, nta n'umurongorwa. Iyo ntago ari mari chance, hari ikintu kiziritse ahantu. Umuryango ufite abasore beza, bariga, baranabitora, ariko nta n'umwe ujya ukora. Nta n'umwe ujya ukora. Nukoze akora ibintu bidasobanutse, barize n'abanyabwenge, ariko hari ahantu hari kode, ikintu gifunze. Bose nta n'umwe ujya ukora, nta n'umwe ujya urongora. Basazira ku myaka 40 bakiri mu rugo, 45, aho hari ikintu kiziritse ahantu. Rero mu mvugo y'abantu tubishakira imvugo. Abana bo kwa runaka barananiranye, abana bo kwa runaka sinzi ikintu cyababayeho, ibintu byo sinzi impamvu biye, ariko hari impamvu, hari ahantu kiziritse. Yari iminsi 40, uyu munsi nejo. Ndashaka ko tuvumbura icyo kintu. Amen. Ese ko ndibwumva amashi, ndashaka ko tuvumbura icyo kintu. Ibyo mabwira ndabizi, narabibonye. Papa wanjye umbyara yapfuye ku myaka 42, arakiri mutoya. Hanyuma ndakura, ngeze imyaka 39. Ngeze imyaka 39 nigira inama yo kuvuga imyaka 40 ngiye kwinjiramo, ndumva ari imyaka itari yo gukina. Reka nkuri iminsi 7 habeho crossing, ninzire mu myaka 40 n'iminsi 7 dry imbere y'Imana, kuko ndumva iyi myaka atari yo kwinjiramo gutya gusa. Ndikingirana imbere y'Imana iminsi 7 seke. Yes, ndasenga laka shelebra lebo shate umunsi wa mbere, laka telebo umunsi wa kabiri, lelebo shate umunsi wa gatatu, yego mwami umunsi wa kane, Yesu umunsi wa gatanu. Pa ndi mu cyumba ngiye nyine, nsa nk'usinziriye kandi ndasinziriye, ndi hafi nsa nkaho nsinziriye ariko nta nubwo nsinziriye. Ngiye kubona umuntu, abagabo 2 barangendereye, bampagarara iruhande, barambwira ngo haguruka tugende. Numva kandi koko nibyo, tugomba guhaguruka tukagenda. Ndeguka, nari ndyamye ku kamatera, ndeguka gutya ndicara, ariko numva ngaruye ubwenge. Ndababaza muri bande? Barambwira ngo iyi niyo myaka dutwara abiwanyu. Iyo rero ni kode, iyo ni kode. Iyi niyo myaka dutwara abiwanyu. Neza umwuka wa leta nyibutsa ko papa wanjye yapfire ku myaka 42. Mpita mbabwira, nimugende mubaze umubyeyi wanjye Apotre Yoshua Masasu, nabemerera ndaza tugende. Mpita mbabura, ngarura ubwenge. Umwuka yararambwira, uwo ni umwuka w'urupfu w'iwanyu utwara kuba iwanyu ku myaka 40. Uyu mwuka iyo utawubwira yuko hari undi muntu w'Imana wihuje nawe, uyu mwuka wari kugutwara ugapfa, bakavuga ko wishwe n'amasengesho, nyamara utishwe n'amasengesho. Ntago bari kugutwara ngo ugikuzimu kuko ubushobozi nimo bufite, ariko bari kubuvuye mu mubiri ugapfa bikarangira. Kubera iki? Ugakenyuka, kuko imyaka 40 iwanyu paje ibirangiye.
ndasenga nshimira Imana ko inkijije ko intabaye. Imana irambwira ariko tukiri aho ngaho ari ikintu ukeneye gukemura. Ndavuga ni igiki? Imana irambwira witwa nde? Ndavuga nitwa nari nkitwa Jean Marie, wikera nitwaga Jean Marie. Niba hari Jean Marie uri hano mbabarire. Ndavuga nitwa Jean Marie. Arambwira ngaho yandike. Ndandika Jean na Marie. Arambwira ubu ntago ubona ko harimo abantu babiri? Harimo Jean, Yohani, hakabamo nande na Maria. Urabona udafite ikibazo? Uri Jean, uri na Maria. Jean n'umugabo, Maria n'umugore. Cyane kwitandukana n'iki kibazo kuko nureba nabi uyu Maria azagusimbukana. Ntago uzamenya icyakubayeho. Mwene magambo menya yuko zimwe mu ntambara njyaga ndwana harimo Maria. Guhera umunsi bwira Imana ntabara. Niko gukata Maria, Jean nayo nyihindura John. Buriya John yaba ari Jean Marie kunshyiramo John. Hari mubyeyi wanjye anyongera kwizera ashyiraho n'amasasu. Nuko niswe John kwizera amasasu. Ntabwo ariko nitwaga. Kera nitwaga Ruzindana Jean Marie. Ruzindana ni izina ry'iwacu. Sinzi mu Kinyarwanda mu Kirundi bari haba. Ariko twebwe iwacu Ruzindana ni umuntu ugira amazinda, ni umuntu wazindaye tu. Ntagazi ibintu aho bijya. Ntagazi ikipe ikina n'indi arazindaye gusa tu araho. Tugende twagiye. Tugaruke nta kibazo twagarutse. Imana irambwira aya mazina yawe wari hawe na papa we. Papa uramuzi? Yego. Papa wanjye n'umugabo wakoze ariko yazamuka gutya yagera hejuru pa akamanuka kongera akarwana akazamuka pa. Imana irambwira urabona ukuntu wagiye uzamuka gutya nutitandukanya n'iri zina rizagukoraho. Nuko Imana yantabaye ubuzima bwanjye bufata ikindi cyerekezo. Naho murumuna wanjye tuvukana murusha imyaka 2 aba ku mugabane w'Iburayi. Gutya hageze mu myaka 39 atangira kurwara biri bizarre. Bavuga ngo afite diabete. N'umusore ukora sport. Arananduta ni muremure n'umusore cyane. Akora sport. Baravuga ngo diabete. Tugisenga baje gusanga ngo ufite cholesterol nyinshi. Bikubite gatatu ngo ufite igituntu. Igituntu ni kimwe ni tuberculose i Burayi. Iracaba ntanywa itabi. Arakijijwe akora sport. Baramubwira ngo no, arambwira ngo no, ngo bansanze mu tuberculose. Ndi gusenga Imana irambwira ariko kukira umupfafa. Ntago uri murabibona wowe. Ntago uribona ko murumuna wawe ari marava 39 ajya muri 40 nudahaguruka murumuna wawe baramushingura. Ndahaguruka ntangira gusenga ndabimubwira tukajya dusengana kuri WhatsApp tugasenga. Ndamubwira guhera uyu munsi cyangwa n'umwuka w'urupfunda nsengana nawe mpaka ava mu bitaro arataha. Uyu munsi ni muzima yararongoye n'umugabo afite urugo. Yoshua aziritse ijambo ahantu aravuze uzubaka amarembo ya Yeriko azapfusha imfura. Najya gukinga umuhererezi wazagende. Ayo magambo ntaho yagiye. Joshua yayafunze. Hanyuma umugabo gutya yeragira ishaka aravuga nono ngomba kubaka. Umugabo nuwubaka akagira ibyo akora, akagira iterambere, akagira ibintu akora kimwe n'abandi. Arubatse akijya gukinga imfura ye pa ntiyumva. Amatwi ye ntiyumva. Hanyuma arongera agicyongera umuherezi we pa. Kumbi ntabwo azi ko hari ijambo riri ahantu riziritse. Iyi minsi 40 uyu munsi nejo ndagira ngo tugire ibintu tuzirikura byaziritse ubuzima bwacu, byaziritse ingo zacu, byaziritse imiryango yacu. Dushobora kubohora abacu. It is possible. Ariko bisaba kugira amaso. Bisaba kugira ibyo witegereza. Iyo witegereje umuryango we nicyo ubona. Abi wacu baraborerwa. Uko kuborerwa guturuka hari source, hari source bitera, hari ahantu biri. Abi wacu yewe nabasambanyi ubwo busambanyi hari aho buturuka. Abi wacu nabakene ubwo bukene hari aho buturuka. Rero yaduhaye ububasha n'ubushobozi. Icyo tuzahambira kizaba gihambiriwe, icyo tuzahambura kizaba gihambuwe. Iminsi 40 ndagira ngo ugire ibyo ubona. Nicyo ubona mu muryango wawe, nicyo ubona mu buzima bwawe. Suko utazi gukora, suko utazi kujera, suko utazi ubwenge, suko utazi uko bigenza. Nono ikibazo ni ikintu kiri ahantu cyaziritse ukeneye gukuraho kugira ngo winjire. Iminsi 40 uraza kugifungura mu izina rya Yesu Kristo. Ndabuze iminsi 40 kiraza gukurwaho.
iminsi 40 uraza kureba. Imana n'iki ishinzwe gukora nuko duhumura amaso no kugira ngo turebe. Imana ibwira Yeremiya, ntabaza ndagutabara. Hanyuma ngire gutera munsubize, ndagutabaza ntabaza nanjye ndagira gute, ndagutabara. Hanyuma ngire gute, ntabwo ari ngukize, ntabwo ari ngukorere, ntabwo ari nkubohore, ngire gute, nkwe reke. Iminsi 40 Imana ibereke. Hagira ibintu ubona, hagira ibintu urambirwa, hagira ibintu bikuriza amarira ijoro, hagira ibintu bigukura ku gitanda ujye ku hasi, hagira ibintu bituma uwanga ibyo kurya kubera iki, hari ikintu nabonye kandi kigomba kuvaho. Nta kintu Imana yakwereka ititeguye kugikuraho. Iki Imana ikwereka iragira ngo ugire icyo ugikoraho. Niba umwe muri abo ngabo reka ngusaba uhaguruke dusengane. Shalanga mrashekete shelele mbrekataraba malambrekete. Zamura ijwi ryawe, senga senga, zamura ijwi ryawe, vugana nawe. Shelele mbrekete makata, shelele mbrande makate, shelele mbrekataraba malembre zeka shata riambra katerebo shata, shelele mambre mandebo shatara riele breshekete shelembre makata malebro shataraba. Mwami duhumura amaso, mwami duhe kureba, mwami duhumura amaso, mwami duhe kureba, mwami duhumura amaso, mwami duhe kureba, mwami duhe ubuntu bwo 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 kureba, mwami duhumura amaso turebe, mwami duhumura amaso turebe, mwami duhumura amaso tubone, mwami duhumura amaso turebe, mwami duhumura amaso tubone, tubone ibihishwe, ibikomeye tutamenya. Mwami dusobanurire ibikomeye, ibiri ahantu tutazi, ibyafungiwe ahantu, ibyabohewe ahantu, ibyavugiwe ahantu, ibyakorewe ahantu, bifite ubushobozi ku buzima bwacu, byahambiwe mu isi y'umwuka. Uyu munsi Mwami, ndetse iminsi 40 muri cyumweru cya kabiri, iri joro wagira ibyo uhishura, 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 kugira ngo turebe, kugira ngo tubone, kugira ngo dusobanukirwe, kugira ngo amaso yacu arebe, kugira ngo amaso yitegereze. Mwami Yesu, ukuri ibirori ku maso yacu, ukuri bigaragaje ku maso yacu, kugira ngo turebe, turebe ibihishwe bifungiranye ibyacu, bifungiranye abacu, bifungiranye ubutunzi bwacu, bifungiranye imiryango yacu, bifungiranye urubyaro rwacu, bifungiranye abacu. Yesu we, 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 Yesu we. Garagara muri abundant life, garagara muri iminsi 40, garagara ereka ubwoko bwawe, humura amaso y'ubwoko bwawe, kuri nyegama mu maso y'ubwoko bwawe. Reka babone, reka bitegereze, reka basobanukirwe, reka imbaraga z'Umwuka Wera zibamanukire, babone, 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 basobanukirwe, maze baha imbaraga zo kubikora. Niwo ubikora, niwo duha imbaraga zidushoboza gukora ibyo tutakwishoboza. Shalambrekete shelelewo shataya mandelembrekete ekataraba embreze kataya shekalambra zekete elaba baba elaba baba elaba baba elaba baba ekatalaba ambra shatakate yelebo sharaba yelebreshekete yelembreze kataya yele mandelebe makata shelema zekete manderebe yembrezekete shalambrezekataya sheleba kataraba zelebrekete maraba shelembrezekata ekataraba elebrezekete shilembreze makata ekatalande maraba elabrashataya elabrakataraba elebrezekete shilebo labrate eketerebe yembrezekete aba yelembrezekataraba yelembre mashata yikorobozekete shemberebe makataya shilembreze kataya malembre shataka malambra zekete. Garagara Mwami muri abundant life, garagara, hagurutsa Mwami, hagurutsa abagabo n'abagore bari bubone, hagurutsa abasore n'inkumi bari bubone, hagurutsa abana bafite amaso, barebesha amaso y'Umwuka, bareba ibyakozwe bakagira icyo babikoraho, bakabisimuza ibindi bizima, bagatandira amateka masha y'ubuzima bwabo, imiryango yabo, Yesu abo hazaza badakumiriwe, badahagaritswe n'ibyavuzwe,
kuko basobanukiwe isi y'umwuka, basobanukiwe isi y'umwuka, basobanukiwe isi y'umwuka, bafite amaso ya mpemu, babasha kureba, barakingura ibyakinzwe, bakingura ibyakinzwe, bakingura ibyakinzwe, bakuraho ibyashyizweho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yesu we, uyu mugoroba aha hantu ni iminsi 40 n'icyumweru cya kabiri, reka tukubone, reka tukubone, reka tukubone, reka tukubone, reka tukubone, ibyacu bigaruzwa, ibyanyazwe bigarutswa, ababyimwanyu ubagarura, abo umwanzi atsikame bagaruka, kuko twamenya aho byapfiriye, kandi imbaraga zidukoreramo zifite ubushobozi bwo guhambura. Shatala brekete shelele bakate shelembre makata. Yesu we, urakoze, 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 urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Bashekere masoko. Mana turakubasha uyu mugoroba, Mana turagukengurukiye, turavuze ngo urakoze, urakoze guhumura amaso, urakoze mwami Imana kugirira neza ubugingo bwacu, urakoze mwami Imana kugira neza ingo zacu n'imiryango yacu, urakoze kubohora ino shengero, urakoze kugendera igihugu cyacu, urakoze mwami Imana. Iyi minsi 40 turazi ko ari intsinzi. Nigihe mwami uri kuduhamagara kugira tubone ifundo mwami Imana, kugira ngo kino gihugu kibohoke, imiryango yacu ibohoke, ishengero ribohoke. Mpemu w'Imana urakoze, urakoze kubw'umukozi wawe, urakoze kubw'amajambo y'ubuzima twumvise. Icyubahiro n'inganji kugarukeho mu izina rya Yesu Kristo, amen.